Mana yaduhaye ubuceri njye na madamu tuhita tugura inkoko, tugura izinka, tugura dendo, tugura amafi, tukajya tubisimburana tukabirya, hakurikiraho gahunda yo kwishima. Buriya rero ibiryo ni danje mwana, ye baba we nakishimye ngiye kwa muganga, ariko uve kuno umubiri arifu, uyu mubiri dusiga ni umuginga. Banyandikiye utunini tugura desa, ngamize katonya kangana gutya, kwishima birahagarara, mpita nugura ndutsimba mu rugo, nzajya nzirya nishima gahunda nkamiri. Ariko Yesu hari uko yabigenje, ntago ngishima. Nose nabigenza gute ko aribwo bwari bikiza? Nibwo byari bikiza, nibwo byari bikiza. Nyikiriza amen, ongera gake amen. Kandi Imana yabanje kutunyuza mu nzara kugira ngo nibiduha tuzamenye gusangira n'abandi. Nibyo umushumba wari uyoboye wumvaga yavugaga, twebwe mu rugo twirira imyaka nta mibare tujya dushyiramo, twe turasekura. Nabwiye kagafuka k'umuceri twe kashira dabu, kamanukira dabu, nta by'imibare. N'abaturage barambwiye ngo tujye tubaha ibiryo by'ingurube, ndabaseka. Twe tuva ku meza twunyuguje sani, turunyuguza, ntacyo tujya dusigaza. Inyama ntabyo kuraza, twe turunyuguza. Kandi nshimira Imana ko yampaye umudamu ubyemera. Meruka hano mu kwa mbere siko bimeze, ubu turi mu kwa kane. Sinakoraga ariko ntitwigeze dusonza. Imana ifite uko yabigenzaga, ibigenzi. Habona abakomando banje barariyeneje ubundi muri vacances bose bari bateyemo, buri muntu andeba gishirwa avuga ati no barandya tu. Kuko Yesu akagira uko abihurizamo. Ubagiye no ku mashuri,